Muraho neza muhawe ikaze muri Venus Sauna Massage. Duherereye hano Sonatube mu nyubako izwi nka Silverback Mall mu gikari Rwanda Revenue ikoreramo. Muhawe ikaze. Ku bijyanye na serivisi tugira hano iwacu, tugira ubwoko bwinshi butandukanye bwa massage, tukagira na sauna yaka neza cyane. Sauna yacu dukoresha ibikoresho gakondo. Hanyuma ku bijyanye n'amasaha dutangiriraho, dutangira saa 4 zo ku manywa tugasoza saa 7 za nijoro. Bumwe mu bwoko bwa massage tugira hano iwacu, dukora Swedish massage, deep tissue, reflexology, lomi, back massage, foot massage n'izindi nyinshi zitandukanye. Dukora iminsi yose guhera kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mukeneye ibindi bisobanuro mushobora kuba mwabariza kuri nimero ikurikira 0788625531. Murakoze, ni karibu hano iwacu muri Venus Sauna Massage. Muraho neza muhawe ikaze muri Venus Sauna Massage. Duherereye hano Sonatube mu nyubako izwi nka Silverback Mall mu gikari Rwanda Revenue ikoreramo. Muhawe ikaze. Ku bijyanye na serivisi tugira hano iwacu, tugira ubwoko bwinshi butandukanye bwa massage, tukagira na sauna yaka neza cyane. Sauna yacu dukoresha ibikoresho gakondo. Hanyuma ku bijyanye n'amasaha dutangiriraho, dutangira saa 4 zo ku manywa tugasoza saa 7 za nijoro. Bumwe mu bwoko bwa massage tugira hano iwacu, dukora Swedish massage, deep tissue, reflexology, lomi, back massage, foot massage n'izindi nyinshi zitandukanye. Dukora iminsi yose guhera kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mukeneye ibindi bisobanuro mushobora kuba mwabariza kuri nimero ikurikira 0788625531. Murakoze, ni karibu hano iwacu muri Venus Sauna Massage. Turabasuze inshuti bakunzi ba Mugabe World TV. Uyu munsi turongeye turagarutse, tukaba turi live nanone kuri YouTube kuri Mugabe World TV kuri YouTube. Je mwumva ni Mugabe. Iki kiganiro kikaba gihagarariwe na Mbera Jean Claude Amir, ndetse ku buhanga bw'ibyuma tukaba dufite Bwana Kweri nyine akaba ari utubereye ku buhanga bw'ibyuma. Ntabwo turi butinde, turashaka kunyura mu makuru ahari ubu ngubu agezweho mu magambo makeya, kandi tukagira ubisobanuro dutangaho, kuko dufite n'umushyitsi nawe nibidukundira. Ni umuntu utubwira uko ubuzima bumeze nonanga mu ntambara hagati ya Iran hamwe na Israel na Amerika. Ari muri Israel rero, ari atubwira nibidukundira kuri telefone turavugana nawe. Amakuru yacu y'uyu munsi turayahera mu Rwanda. Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari i Paris mu Bufaransa, aho yitabiriye inama ijyanye n'imikoreshereze y'imbaraga za nuclear za gisivili. Muri iyo nama akaba aho yatangaje ko mu gihe u Rwanda rufite gahunda z'iterambere kugira ngo u Rwanda rushobore kwiteza imbere mu nganda, nuko rukeneye ingufu, kandi uburyo bwizewe bwiza bwa gisivili akaba ari uburyo bwo gukoresha ingufu za nuclear. Uyu mushinga wo gukora ingufu za nuclear umaze igihe, cyane cyane ko ari n'urwego rushinzwe ingufu za nuclear ndetse na atomic energy mu Rwanda. Iyo komisiyo ikaba yarashyizweho ndetse ifite abakozi.
muri uyu mushinga mu makuru twagiye dukura ku ma website atandukanye mu Rwanda, agaragaza yuko uyu mushinga u Rwanda rufashwamo n'Uburusiya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'Ubufaransa. Uyu mushinga akaba ruje kongera imbaraga cyangwa amashanyarazi akoreshwa cyane cyane mu nganda kugira ngo u Rwanda rube mu bihugu biteye imbere bishobora no kwiteza imbere mu by'inganda. Mu makuru akurikiraho yandi nayo atandukanye nuko Perezida wa Leta ya Repubulika ya Kongo Nyakubahwa Denis Sassou Nguesso ari mu bahatanira nanone kongera kuyobora iki gihugu mu matora ateganyijwe tariki 22 Werurwe uyu mwaka. Sassou Nguesso azwiho cyane cyane kuba ari mu bantu batinze bamaze igihe ku butegetsi, ndetse akaba yarigeze agitangira gutegeka leta ya Kongo mbere yaje kuva ku butegetsi aha mugenzi we, ndetse azokongera gusubira ku butegetsi ku mbaraga bayintambara. Kuva icyo gihe akaba ari we mutegetsi wa Kongo uramutswa Kongo kugeza ubu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ntabwo yishimiye yuko wagizwe umuyobozi w'ikirenga wa Iran, ndavuga Ayatollah, wagizwe Ayatollah ubu ngubu uriho ni muhungu wa Ayatollah wapfuye, Ayatollah Ali Khamenei, wakuwe mu nzira mu gitero cyakabwe n'Abayisiraheli bafatanyije n'Abanyamerika. Ubu bakaba bamusimbuje muhungu we witwa Motaba Khamenei. Uyu Motaba Khamenei akaba ise yarishwe ejo bundi muri iki gitero, ariko iki gitero gihitana n'umugore we ndetse n'umwana. Akaba ari we watorewe kuba Ayatollah ubu ngubu uhagarariye leta ya Kisilamu ya Iran. Islamic Revolutionary Guard, umutwe wa Islamic Revolutionary Guard watangaje ko uzakomorera ibituruka kuri peteroli binyura mu cyambu cyangwa se mu muhora wa Hormuz. Ibihugu byose bizirukana ambasaderi wa Israel mu gihugu cyabo, cyangwa se ambasaderi wa Amerika cyangwa Israel. Uzabikora wese muri icyo gihugu, amato ye yikoreye peteroli azanyura mu muhora wa Hormuz ku buntu. Uyu muhora wa Hormuz unyuzwaho ibicuruzwa cyane cyane bituruka kuri peteroli 20% ku bicuruzwa ku isi yose. Mu kigo cy'ikoranabuhanga muri Amerika, ikigo cy'ikoranabuhanga cya Anthropic cyareze Minisiteri y'Intambara yo muri Amerika kubera ko cyayishyize mu bigo bishobora guteza umutekano muke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kigo kivuga yuko cyarenganyijwe kubera yuko ibyo gikora ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, ariko hakaba hari amakimbirane ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndavuga administration ya Donald Trump ndetse n'iki kigo cy'ikoranabuhanga, cyane cyane ko aricyo cyakoze ikoranabuhanga rikomeye rikoresha AI, cyane cyane ririmo ibikamakuru rikoreshejwe AI. Aya makimbirane ashingiye yuko basabye kino kigo, leta yagisabye yuko bagikoresha mu gukora intwaro ndetse n'ingamba zijyanye n'ubwirinzi. Iki kigo kikabyanga kuko mu mategeko yacyo kivuga yuko kitakwemera yuko AI aricyo kigomba kugena ibyo AI ishobora gukora. Nibo iki kigo nicyo gifite iyo twita AI Cloud. Iyi AI Cloud akaba ariyo igisirikare cya Amerika gishaka gukoresha mu ntambara. Noneho kubera ko iki kigo cyabyanze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, leta ya Trump yahise yihimura, iravuga iti iki kigo ahubwo gishobora guteza umutekano muke.
noneho cyahise kirega Pentagon, kirega Pentagon kubera ko yagihohoteye, ikaba yagishyize kuri blacklist. Ikigo cya Anthropic kivuga yuko cyo kitemera ibintu byo gukoresha AI mu ntambara, kandi bishobora guteza ingorane zikomeye. Irani mu yandi makuru, Irani yakubise hasi iyindi drone ya Amerika ihenze cyane, ndetse minisiteri ya Irani ivuga yuko abantu barenga 1,300 bamaze kugwa mu ntambara iri mu Israel na Amerika na Iran. Ghana yo irasaba ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza cyangwa Commonwealth kwamagana Iran kubera igitero yagabyeho ingabo zayo ziri muri Liban. Ibi byose n'aya makuru turayakomeza mu kanya, ariko reka dusoreze kuri aya makuru. Minisitiri w'intambara muri Leta Zunze za Amerika ndetse n'umujenerali n'umuyobozi mukuru w'ingabo za Amerika witwa General Kane baratangaza yuko Iran nidahagarika imirwano, ahubwo Iran bari buyirimbure burundu, ndetse n'igihugu cyose kikamera nka Gaza, uburyo imiturirwa yose ijya hasi, igihugu kigasenyuka. Babwira Iran Revolutionary Guard yuko bagomba gushyira intwaro hasi bagahagarika intambara, bitaba ibyo ngibyo igihugu bakagisenya burundu. Nk'uko twababwiye, twabararikiye mu kanya turagaruka tuvugana n'umutumirwa uri muri Israel twababwiye. Muraho neza, muhawe ikaze muri Venus Sauna Massage. Duherereye hano Sonatube mu nyubako izwi nka Silverback Mall mu gikari Rwanda Revenue ikoreramo. Muhawe ikaze. Ku bijyanye na serivisi tugira hano iwacu, tugira ubwoko bwinshi butandukanye bwa massage, tukagira na sauna yaka neza cyane. Sauna yacu dukoresha ibikoresho gakondo. Hanyuma ku bijyanye n'amasaha dutangiriraho, dutangira saa 4 zo ku manywa tugasoza saa 7 za nijoro. Umwe mu bwoko bwa massage tugira hano iwacu, dukora Swedish massage, deep tissue, reflexology, lomi, back massage, foot massage n'izindi nyinshi zitandukanye. Dukora iminsi yose guhera kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mukeneye ibindi bisobanuro mushobora kuba mwabariza kuri nimero ikurikira 0788625531. Murakoze, ni karibu hano iwacu muri Venus Sauna Massage. Muraho neza, muhawe ikaze muri Venus Sauna Massage. Duherereye hano Sonatube mu nyubako izwi nka Silverback Mall mu gikari Rwanda Revenue ikoreramo. Muhawe ikaze. Ku bijyanye na serivisi tugira hano iwacu, tugira ubwoko bwinshi butandukanye bwa massage, tukagira na sauna yaka neza cyane. Sauna yacu dukoresha ibikoresho gakondo. Hanyuma ku bijyanye n'amasaha dutangiriraho, dutangira saa 4 zo ku manywa tugasoza saa 7 za nijoro. Umwe mu bwoko bwa massage tugira hano iwacu, dukora Swedish massage, deep tissue,
reflexology, lomi, back massage, foot massage n'izindi nyinshi zitandukanye. Dukora iminsi yose guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru. Mukeneye ibindi bisobanuro mushobora kuba mwabariza kuri nimero ikurikira 0788 62 55 31. Murakoze, ni karibu hano iwacu muri Venus Sauna Massage. Muraho neza, muhawe ikaze muri Venus Sauna Massage. Duherereye hano Sonatube mu nyubako izwi nka Silverback Mall mu gikari Rwanda Revenue ikoreramo. Muhawe ikaze. Ku bijyanye na serivisi tugira hano iwacu, tugira ubwoko bwinshi butandukanye bwa massage, tukagira na sauna yaka neza cyane. Sauna yacu dukoresha ibikoresho gakondo. Hanyuma ku bijyanye n'amasaha dutangiriraho, dutangira saa 4 zo ku manywa tugasoza saa 7 za nijoro. Bumwe mu bwoko bwa massage tugira hano iwacu, dukora Swedish massage, deep tissue, reflexology, lomi, back massage, foot massage n'izindi nyinshi zitandukanye. Dukora iminsi yose guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru. Mukeneye ibindi bisobanuro mushobora kuba mwabariza kuri nimero ikurikira 0788 62 55 31. Murakoze, ni karibu hano iwacu muri Venus Sauna Massage. Muraho neza, muhawe ikaze muri Venus Sauna Massage. Duherereye hano Sonatube mu nyubako izwi nka Silverback Mall mu gikari Rwanda Revenue ikoreramo. Muhawe ikaze. Ku bijyanye na serivisi tugira hano iwacu, tugira ubwoko bwinshi butandukanye bwa massage, tukagira na sauna yaka neza cyane. Sauna yacu dukoresha ibikoresho gakondo. Hanyuma ku bijyanye n'amasaha dutangiriraho, dutangira saa 4 zo ku manywa tugasoza saa 7 za nijoro. Bumwe mu bwoko bwa massage tugira hano iwacu, dukora Swedish massage, deep tissue, reflexology, lomi, back massage, foot massage n'izindi nyinshi zitandukanye. Dukora iminsi yose guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru. Mukeneye ibindi bisobanuro mushobora kuba mwabariza kuri nimero ikurikira 0788 62 55 31. Murakoze, ni karibu hano iwacu muri Venus Sauna Massage. Muraho neza, muhawe ikaze muri Venus Sauna Massage. Duherereye hano Sonatube mu nyubako izwi nka Silverback Mall mu gikari Rwanda Revenue ikoreramo. Muhawe ikaze. Ku bijyanye na serivisi tugira hano iwacu, tugira ubwoko bwinshi butandukanye bwa massage, tukagira na sauna yaka neza cyane. Sauna yacu dukoresha ibikoresho gakondo. Hanyuma ku bijyanye n'amasaha dutangiriraho, dutangira saa 4 zo ku manywa tugasoza saa 7 za nijoro. Bumwe mu bwoko bwa massage tugira hano iwacu, dukora Swedish massage, deep tissue, reflexology, lomi, back massage, foot massage n'izindi nyinshi zitandukanye. Dukora iminsi yose guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru. Mukeneye ibindi bisobanuro mushobora kuba mwabariza kuri nimero ikurikira 0788 62 55 31. Murakoze, ni karibu hano iwacu muri Venus Sauna Massage.
Tubashimire inshuti bakunzi ba Mugabe World nk'uko twabasezeranyije turi kumwe n'umunyarwanda uri muri Israel ndagira ngo atuganirize atubwire uko ubuzima bumeze iyo ngiyo niyo nsa yego muraho neza Mugabe muri amahoro amahoro nyamara nituba tunavugana niwumva haje Siren gusaba kujya mu bwihisho nyamuneka ujyeyo ngo misile za Iran ahubwo ziravuze ubuhuha ubuzima bumeze gute iyo ngiyo mu by'ukuri koko inaha muri Israel turi mu bihe by'intambara kuko ibikorwa byinshi bisa n'ibyabaye bihagaze ntabwo byahagaze burundu kuko hari ibikora nk'amavuriro n'amabizinesi amwe n'amwe akora amasaha make ariko nk'amashuri yarafunze n'ibindi bikorwa bihuza abantu benshi nk'imyidagaduro n'ibindi bishobora guhuza abantu benshi byabaye bihagazeho guhera tariki ya 28 z'ukwa kabiri igihe intambara itangira. Yego aho ngaho se abaturage ubona babayeho bate barya bate bagira bate so ni ukuvuga niba batajya mu kazi batunzwe amasupamaketi se arafunguye amahahiro amasupamaketi arakora nubwo erega baba bavuga wenda ko ari intambara ntabwo biba bivuze ko ubuzima buba bwarahagaze kuko ntabwo washaka aho ujya guhaha ngo habure kuko natwe turahari kandi turahaha tugateka tukarya ntabwo kuba hari intambara ntabwo bivuze ko kuva mu gitondo kugeza nijoro nyine aba ari misile cyangwa n'ibindi byose amasupamaketi arakora abaturage b'inaha rero njya mbona nyine bari mu bantu ntabwo wenda navuga ngo binjoyinga intambara ariko ubu ni intambara baba bameze nk'abayiteguye buri gihe ntabwo nyine nk'uburyo twe tw'abanyamahanga tuba twatunguye bo ubona ari ibintu bibatunguye cyane kuko uba ubona mu bintu ubona nyine bitabashekinga cyane nk'uko umuntu ashobora kumva intambara agatungurwa bo ntabwo ubona ari ibintu bibagize cyane nabonye abayisiraheli mu bintu bajya bahurizaho bumva kimwe n'ubuyobozi bwabo hashobora kuba harimo intambara z'abantu nyine baba bita abanzi babo ubona ari ubuzima busanzwe bamenyereye intambara ni ubuzima busanzwe niyo zidahari njya mbona bagendana imbunda mbona bafite udupisitore ku rukenyerero abagabo cyane nibo njya nkunda kubona nyine ntabwo tukigira inama bwa mbere wabonaga umuntu agendana imbunda bakakubwira ati ntibizabakanga inaha umuntu wemerewe imbunda iyo ubishaka uri umwenegihugu hari inzira binyuramo ukayisaba ukayitunga cyane ko cyangwa se abantu benshi inaha hafi ya bose baba ari abasirikare n'abatakirimo baba baranyuzemo ari abarizaviste urumva imbunda ntabwo aba ari ibintu bikaze kuko baba biteze umwanzi igihe cyose ubona biterwa n'iki kugira ngo habeho abaturage bafite intwaro kandi biteguye intambara ubuzima bwabo usa nkaho babigize ibintu bisanzwe ni ikibazo ni ikihe ikibazo mbona gishingiye mu mateka n'imizi yabyo wenda birebire cyane ariko nk'iyo uganiye n'umuturage w'inaha ikintu cya mbere akubwira umwanzi wa mbere umwisirayeli akubwira ni umwarabu kuko ntabwo ari abarabu bose kuko hari n'abarabu b'abayisirayeli baba mu gihugu cya Isirayeli baba mu gihugu badafata nk'abanzi ariko ubundi abanzi bafata kenshi ni abaturanyi babo b'abarabu iyo uganiye n'umwisirayeli akubwira ko
baturanye baguswe n'abanzi, rero ariyo mpamvu bahora biteguye intambara. Nta nubwo ari ibyo gusa, kuko twigeze gusura ahantu mu majyepfo bita muri Arava. ni ahantu h'ubutayu bakora ubuhinzi cyane mu butayu. Noneho yego ndahazi ndarahageze. umugore wadusobanuriraga turamubaza ati se ko mbona mwateye imbere muhinga no mu butayu? Aravuga ati impamvu twateye imbere byinshi twabitewe n'ibibazo, ati kuko ibihugu byose duturanye nabyo ni abanzi bacu, dushobora kutabona n'aho tugura ibidutunga. niyo mpamvu twebwe twiremamo kuba independent, kuko tuba tuzi ko hari igihe kizagera ntitubone n'aho tugura n'ibyo kurya rimwe na rimwe. rero usanga abaturage b'inaha barabizi neza ko umwanzi bafite ari umwe. ikintu cy'intambara rero bacyumva kimwe. mu bindi bisanzwe ushobora kubona bari nko kwigaragambya wenda barwana ubuyobozi, kuko inaha demonstration zirakorwa cyane iyo babishatse, ariko ku ntambara hariho. nangiye kukubura, waba ugiye mu bwihisho se byaba bigenze gute? twaganiraga na Alphonse Niyonsaba, akaba ari umunyeshuri w'umunyarwanda uri muri Israel. twari tumubuze kuri telefone kuko hariya ho hari n'ubwo silence ziza kuri telefone imuruza igusaba yuko ujya mu bwihisho. haba hari ibintu bubatse bya sima biri munsi y'ubutaka, byo bita shelters, cyangwa n'ibindi biba biri hejuru ariko byubatse na concrete. akaba ari byo bajya kwihishamo. akaba yari yambwiye ati rero urebye neza uko ibintu bimeze, ati nidukorana n'ikiganiro hari ubwo silence zijyaho twese tukahava tukajya mu mashelters kwihisha. urumva intambara iriyo, ngo hari ibintu bimwe bitarimo gukora, nk'amashuri arafunze, urujya n'uruza, hari business zimwe zikora ariko amavuriro arakora, kandi abaturage baho biteguye intambara. ubwo mperuka yo muri Israel, nanjye ibyo nashoboye kubona ko abaturage baho baba biteguye intambara cyane, kandi bose bagenda n'imbunda. ndibuka hari imijyi imwe nk'i Yerusalemu ho ubona abantu bafite imbunda ku mugaragaro. Tel Aviv yenda uhabona hakeya mu tubari two mu nkengero z'umujyi wa Tel Aviv, ariko ahantu henshi cyane no hirya nk'aho Niyonsaba Alphonse ari muri hagati muri Israel kuri kaminuza yigisha environmental science. bari muri Israel hagati, aho ngaho naho baba bagenda n'imbunda ku mugaragaro, aho yababwiraga